reka twubike amacupa twegura inyandiko. Ese urugo rwa Muyango ne Kimenyi rwaba rusenyukiye mu itangazamakuru cyangwa ari ubwabo bitandukanyije? Uyu munsi reka mpere kuri uyu mutwe w'inkuru. DC Clement niko yitwa. Umutwe w'inkuru yaribaza ati Kimenyi Yves yaba yamaze gutanga ikirego muri RIB. Bite by'iyi nkuru? Inyarugenge ntibyoroshye mugane wa muhanzi. Umuntu arahumbya gake yahumbura amaso agasanga ibintu byahinduye isura. Nyuma y'inkuru zavuga gukuntu DJ Brian yagize uruhare mu isenyuka ry'urugo rwa Miss Muyango Claudine ndetse na Kimenyi Yves bamaze iminsi badacana uwaka, umubano mwiza warahagaze ngo akomeza kubihisha, ariko benshi mu bafashe amajwi abo muri uru rugo bashobora kuza kugezwa imbere y'ubugenzacyaha. Imbarutso yo kumenyekana kwa aya makuru y'ibanga y'urugo rwa Muyango na Kimenyi yaturutse ku mwuka mubi wavumbutse hagati ya Keza Tresky ndetse na Muyango. Uyu mwuka warenze aba bombi hagati yabo ugeraho utuma abishishanya kugezaho Keza Tresky ngo aheruka gutungurwa nuko Miss Muyango yashatse kumwubikira imbehe mu kazi bagombaga guhuriramo mu ijoro ryo kwa 27 Kamena 2025. Benshi mwarabyumvishe ngo nakazi bagombaga guhuriramo na Shadibu mu kabari kitwa Paddock Lounge. Gusa Tresky yavuze ko kwa 26 Kamena 2025 Muyango yahamagaye ba nyiraka kabari ababwira ko adashobora gukorana nawe ko bakwiye guhitamo. Mu butumwa burebure yasangije abamukurikira ku munsi wakurikiyeho, Keza Tresky yavuze ko yafashe icyemezo cyo kureka ku kazi agahitamo kugaharira Miss Muyango, ari nayo mpamvu atigeze agera ahabereye. Mu kiganiro cyabereye kuri TikTok mu buryo bwa live byavuzwe ko Keza yagiranye ikibazo na Muyango biturutse ku mubano udasanzwe yagiranaga na Kimenyi, ariko undi abyamaganira kure avuga ko basanzwe bafite inshuti busanzwe. Keza yavuze ko uretse ko bamubeshyera gukorana na Kimenyi, ahubwo afite amakuru avuga ko DJ Brian ashobora kuba wasenya urugo rwa Kimenyi Yves ndetse na Miss Muyango, kuko amakuru avuga ko uyu mugore yatandukanye n'uyu mukobwa mugenzi we usanzwe uvanga imiziki bakageraho bagera no ku ngingo y'amabanga yo mu gitanda. Ibi Brian yabyamaganiye kure avuga ko we na Muyango bahuzwa n'akazi gusa, ati ndarenga njye na Muyango turakorana, dukorana kuwa kane no kuwa gatandatu, ntabwo Muyango aransoma no kwitama bisanzwe, nta nubwo arazi wanjye wenyine, yahaje rimwe ari kumwe n'umugabo. Inshuro zose nagiye kwa Muyango Kimenyi Yves yaraje. Ubwo Muyango yahabwa kumenya ngo avuge yirinze kuvuga icyapfa na Keza, avuga ko icyatumye bashwana n'uyu mugore ubwo akizi. Yamusabye ko ibyo yamukorera atazigera agira undi abikorera, asaba abantu kureka guta umwanya ku byabo kuko bifite amateka yabo kandi bizakemurwa n'Imana. Ku munsi we Muyango yumvikanye kuri YouTube channel ya Yago TV show avuga ko bakwiye kumwubahira ko ari umubyeyi ndetse bakamurekera umugabo. Ariko mu by'ukuri abo mbi baratandukanye koko? Iki kibazo kirasubizwa na benshi mu buryo butandukanye, dore ko bamwe bavuga ko iyaba ari prank bifitanye isano n'ibikorwa byinshi Muyango ategura gushyira hanze birimo content nshya yatangiye gukora ya date ndetse na filime bivugwa ko ashobora kuba yarashutingiye mu benshi babihuza n'ukuntu amajwi menshi yagiye afatwa agiye afite ingingo zitandukanye zihondana mu mitwe bigatekerezwa ko ari ibintu byateguwe. Nubwo ntawe ufitiye gihamya, Muyango ubwe arasaba Keza ndetse n'abandi bameze nkawe kureka iyo myitwarire nk'iye atigeze asobanura. Muri iyo ntambara yabereye kuri live, Keza yahise avuga ko Muyango yari akwiriye kuvuga icyo bapfa hagaca amazina. Nyuma yaho Muyango yanze kuripfana, nyuma agaruka avuga ko ikintu cya mbere apfa na Keza ari uko yashatse kumutanga amapani ku byo kuryamana na Brian. Muyango yavuze ko ari urwitwazo rwazanywe na Keza kugira ngo yinjire mu rugo, ati urwo rwitwazo rwo kuryamana na Brian narwo rwazanywe na Keza kugira ngo yinjire iwanjye. Ubwa mbere yarabanje agerageza iby'umugabo biramunanira, ubwa kabiri azana Brian, ubwa gatatu atangira kujyahamagara abantu anteranya. Icyo ngusaba Keza b'umuntu, ayo ni amagambo ya Muyango. Mu kunyomoza ibyo Muyango yavuze, Keza yahise ashyiramo amajwi ya Kimenyi ari kumubwira ukuntu DJ Brian yamutwaye umugore kugeza aho yari asigaye amujyana muri gym kandi we yarabimusabaga undi akamubera ibamba. Aya majwi yashyizwe hanze na Keza yumvikanamo ijwi rya Kimenyi, ashobora kuba ariyo yashingiweho n'umunyamakuru DC Clement hamwe n'amasoko ye akavuga ko Kimenyi harabe yajyanye muri RIB. Muyango Claudine akunze kwibasirwa kenshi by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga, ahashinjwa ngo kutiyubaha ngo no kutubahisha umuryango we, kwisanzura cyane ko badahuje igitsina ngo nibyo biri no mu bitezo. Muyango Claudine ni umudamu cyangwa se umugore wa Kimenyi, gusa amakuru ahari avuga ko bombi batandukanye biturutse ku mpamvu zitandukanye zirimo gushinjanya kutubahiriza inshingano z'urugo ndetse no gushyira amabanga y'urugo hanze. Aba bombi bafitanye umwana umwe w'umuhungu bise Kimenyi Miguel Yanis bibarutse mu mwaka wa 2021.
Muyango avuga ko bwa mbere amenye Kimenyi ari igihe hajyaga hanze amashusho yambaye ubusa. Ibi byatumye muri iyo minsi ajya kureba umupira wa Rayon Sport na APR FC ngo yirebere n'amaso. Uwo musore wavuga ko nubwo yirinze kugaruka ku kuntu batangiye cyangwa guhura mu minsi yabo ya mbere, yavuze ko nyuma batangiye kujya bavugana kuri telefone bisanzwe nk'inshuti ariko nta rukundo rurimo. Uko bagendaga barushaho kuba inshuti rero ngo niko bagendaga bahamagarana bakibukiranya gusenga mu masaha ya nijoro, ari nacyo ahanini avuga ko cyabahuje cyane. Muyango ati simvuga uhamagaye undi bwa mbere, gusa twavuganaga ibintu bisanzwe. Twakundaga kuvugana saa 9 z'ijoro tugiye gusenga, hagati mu munsi twavuganaga gake, ariko akabazi k'izo saha tubyuka tugasenga buri munsi, tuba inshuti zisanzwe tutarabona. Twari inshuti nta kindi cyari kibyishe inyuma. Duhura bwa mbere yanyuze ahantu nari mu birori by'isabukuru, aje kundamutsa ntiyanahamara umunota n'umwe. Muyango yavuze ko yashidutse bakundana ariko atibuka uko byagiye. Muyango ati twinjira mu rukundo bya nyabyo hari muri Kamena hafi ya Nyakanga 2019. Yari yaratandukanye kandi nanjye hari hashize amezi 3 ntandukanye n'umusore twakundana. Mu bibazo Muyango yabashijwe harimo icyuko yafashe amashusho yagiye hanze ya Kimenyi yambaye ubusa. Muyango yavuze ko atajya yita kwa ise wo bakundana, ati wabona ari nacyo namukundiye nta wandi. Nge nizera ko urukundo rutita ku mateka. Aya mashusho niyo yatumye Muyango amenya Kimenyi bwa ubwo yaragize ati twari turi kureba amashusho muri telefone y'undi muntu, hafi aho hari umupira wabo na Rayon Sport, byatumye njya kuwureba kugira ngo ndebe mu ntangiriro z'umwaka wa 2023 nibwo twamenye amakuru ko Muyango yinjiye mu itangazamakuru nk'umunyamakuru mushya wa Isibo TV. Aha yahagiye asimbuye uwa Mwezi Mugire wamenyekanye nka Bianca wari usanzwe ukora mu kiganiro cyitwa Takeover. Muyango rero ajya kumusimbura nyuma yuko amaze iminsi aseze. Akimara guhabwa akakazi, Muyango Claudine yavuze ko yishimiye kuba yinjiye mu itangazamakuru. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze ati izi ni inzozi zanjye zibaye impamo, kuko kera nkiri umunyeshuri nakundaga kujya imbere y'abagenzi banjye nkajya kubabwira amakuru kandi narabikunda. Uretse nta hantu na hamwe handi hagaragara uyu mugore yaba yarahuriye n'itangazamakuru. Nubwo avuga ko yahamije neza ikirenge cye mu nzozi ze, ariko Muyango yavuze ko adafite ubwoba ko ari ikintu kizamuka, ari nako ahamya ko azakora uko ashoboye. Uyu akora mu kiganiro Takeover afatanya muri Biryohe, aho bakora kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu. Abakunzi b'iki kiganiro barabazi, bavuga ko nta cyo kinini cyagaragaye kigenda rya Bianca, kuko Muyango nawe agerageza kubikora neza, nawe agatanga show abantu bakaryoherwa. Ese iramutse ari prank cyaba ari igitekerezo cyiza koko? Hanyuma ibaye atariyo, uru rwara amahirwe yuko rwazongera rugashingwa rugakomera. Wowe bitekereza iki? Igitekerezo muri comment. Jubuni nitwe Eric Rukundo Sage Direct. Si byose amateka, politiki, ikoranabuhanga n'izindi ngingo nyinshi nza tuganira ku cyane. Kora subscribe ugiye tuye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, ntama kugutega. Nawe utaha uko bwije nuko bukeye ibiciro by'ibicanwa bikomeza kwiyongera ubutitsa. Ibyo rero bigatera imitsi ya benshi kurega, kubera ko twese kugira ngo tubeho dukenera kurya kandi turya ibyo twatetse. Ubwo rero bisobanuye ko dukenera n'ibicanwa mu guteka. Ikintu cya mbere ni amakuru. Ubu nta mpamvu yo guhangayika, kuko quick cooking ibibazo byose by'ibicanwa yaje kubishyiraho iherezo. Aba bagukorera amashyiga meza ya kijyambere abereye ijisho kandi akora neza. Muri quick cooking niho honyine bafite ubushobozi bwo kugukorera amashyiga y'ubwoko bwose, yaba yimukanwa ndetse n'ayubakiye ahantu hamwe. Ndi kukubwira amashyiga atanga umuriro ku kigero wifuza. Ushobora kongera umuriro cyangwa ukawugabanya. Ibyo biba ari amahitamo ufite mu biganza byawe. Aya ni amashyiga ushobora gukoreshamo inshenga, amakara, bitise ugakoreshamo inkwi. Aya ni amashyiga kandi afite umwihariko wo gukonsa mu muriro muke cyane, kandi ibyo utetse bigashya neza. Ibaze ko ari ishyiga rigizwe n'ifuru, icyokezo ndetse n'imyanya yo gutekeraho bitewe n'iyo wifuza. Ndetse by'akarusho abakoresha amasafuriya manini ya muvero namwe turabakorera. Haba iwawe cyangwa mu rugo hose turahagusanga. Amahoteli n'amaresitora namwe ni karibu. Twigisha kandi gukora aya mashyiga ndetse twigisha na sudire. Dusanga i Kanombe mu Busanza, i Rwamagana cyangwa se Kimironko muri gare. Aho nutabasha kuhagera ukore ku rutsinga tugusanga aho uri, uhamagaye kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Quick cooking,
kugufasha gucana neza kandi kuri make ni inshingano zacu. Turi mu isi yaho kwambara bifite ijambo rinini kuki abantu bari bukuvugeho cyangwa se uko bari bugufate bakikubona bwa mbere. Bibaho kenshi ko umuntu yakambara neza ariko ntaberwe. Kwambara neza icyarimwe ukanaberwa bishobokera gusa umuntu wambitswe n'ambagariye fashion. Ubu inkuru yabaye kimomo. Tudoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba y'abagabo, y'abagore, y'abana n'izindi ngeri zose. Umwihariko wacu turaba mbere mu kudoda costume nziza cyane, umwenda wambara aho kubonye wese agakoma yombi. Si ibyo gusa kuko namwe abakeneye impuzankano uniform, ibyo ni ibintu tuzobereyemo cyane. Tudodera ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amaresitora, amahoteli n'abandi mwese mukeneye impuzankano, byose tukabikora mu mabara na size mwahisemo. Ibiciro byo ntibibakange, ni nk'ubuntu. Akarusho kandi twigisha kudoda. Dufite abarimu b'inzobere ku buryo umunyeshuri wigiye muri Mbagariye fashion mu gihe gito gusa aba ari intyoza ku isoko ry'umurimo. Dufite kandi dry cleaner ifura imyenda y'ubwoko bwose, ntidukangwa n'ibizinga. Wize uyaza rero dusanga aho dukorera Kicukiro Zimya cyangwa duhamagare kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Mbagariye fashion, we make the difference.